Bahaye ikaze mu budemo kuri iki biganiro byacu kuri gatatu fayivuzeho ndabashimiye cyane nizere ko muri amahoro aho muri hose ndavuga impande z'isi zitandukanye reka mpere mu Rwanda mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba umujyi wa Kigali mwese nizere ko muguwe neza cyane. Nizere ko gahunda ya hehe n'icyuma muri kuyumva neza cyane kuko narabwiye ngo iyo umunyarwanda afite ubuzima buzima abasha kubaka igihugu kandi igihugu cyubakwa n'umuntu ufite ubuzima buzima. Ubundi healthy population of course a wealthy country. Iyo igihugu gifite abaturage bafite ubuzima wizera neza udashidikanya ko igihugu gishobora gutera imbere, ariko iyo abaturage nta buzima bafite ntabwo wakizera ko abo baturage bateza igihugu imbere. Niyo mpamvu gahunda ari hehe n'icyuma. Si ibyo ariko reka noneho twiganirire ku burezi kuko nabwiye ngo uburezi niwo musingi w'iterambere ry'igihugu. Iyo igihugu gifite uburezi buteye imbere cyizera neza nabwo ko gishobora kuba kiri mu nzira y'iterambere, ariko iyo nta burezi nta terambere. Kandi nababwiye ngo nanone gahunda y'igihugu ni ubukungu bushingiye ku bumenyi, kandi ubumenyi of course bumva uburezi. Umukunzi umwe aratubaza ngo ariko ihangane uzatubwire habura iki ngo umwarimu Sako yongere inguzanyo, habura iki? Mu kumusubiza ndagira ngo mutere agatebe dufatikanye kumusubiza kubera ko ni ibintu bisaba kuba umuntu akajagajaga inyandiko z'umwarimu Sako akareba igisabwa ese umwarimu Sako ni iki, ese itandukanye n'izindi banka, ese kugira ngo yongera inguzanyo bisaba iki, ni iki yakora kugira ngo inguzanyo yongerwe. Ibyo byose birasaba ko tubana ndetse mukaduha n'ibitekerezo bitandukanye cyane. Mpereye ku busobanuro bw'umwarimu Sako, ni koperative y'imari y'abanyamuryango aho abanyamuryango bahuriza hamwe ubwizigame bakabasha kubona inguzanyo n'izindi serivisi z'imari. Si ibyo kandi ucyumva mwarimu Sako ni koperative y'abarimu. Hari n'uwatubajije ngo ariko ubundi mwarimu Sako ni banka? Igisubizo ni uko mwarimu Sako ni koperative. Ariko ikitandukanya na banki ni uko banki yo aba ari ikigo cy'imari gikora cyane nk'ubucuruzi kandi kigatanga serivisi ku banyamuryango batandukanye, ariko mwarimu Sako yo ucyumva ko ari mwarimu n'ubundi serivisi zayo zijyana na mwarimu no gufasha mwarimu kubona ibyo akeneye. Mu kugira ngo rero dukomeze tumusubize neza ni uko tuba tukareba imva n'imvano y'iyi koperative y'umwarimu Sako. Ubundi kugira ngo ibeho, kugira ngo itangire kwitwa koperative y'umwarimu Sako byatangiye bite? Ese intego yayo ni iyihe? Igamije iki? Yaje gukemura iki? Mbere nibwo nakoze ikiganiro ariko nari nabanje guhura n'abantu bakoze kera ari abarimu tuganira uburyo ki mbere kubona amafaranga byaga bigoye, wabaga wayakoreye n'ibyo ariko kuyabona bigoye. Ndagira ngo rero tubanze turebe nibura ibyanogejwe ni ibihe mbere yuko tujya kwibaza ngo ubundi kugira ngo bikomeze binozwe harasabwa iki. Twaganiraga tureba ngo mbere nko mu myaka yashize duseka tuganira ngo hakiriho komine tutebya ngo nibura mbere muri icyo gihe inspecteur yabaga ari ushinzwe ibigo by'amashuri runaka akafite nk'ibigo nka 5 cyangwa 4 ari buzi ashinzwe. Icyo gihe rero we yajyaga kuri komine akagenda akajya kurira amafaranga, noneho akavuga ati okay, mu bigo byanjye wenda ni 3 ndi buze kujyamo uyu munsi, agafata ya mafaranga yamara kuyafata akayajyana. Ubwo iyo yageragayo wenda amasaha mubanye maremare barihanganaga kubera ko agomba gufata amafaranga agafata ipikipiki akagenda akajyana ya mafaranga. Ibyo byose niko mbere byakorwaga. Ahahinga rero ndebe neza mu nyandiko kugira ngo ubone narabwiye ngo ni ukubaha ibintu bifite inkomoko kandi bifite source yizewe. Ahahinga 2006 nibwo iteka rya minisitiri nomero 43 akarongo kaberamye 15/02 akarongo kaberamye 06 ryo kuwa 21/3/6 nibwo igitekerezo cy'umwarimu Sako cyo kugira ngo ibe koperative cyashyizwe
cyashyizweho umugisha, reka byite gutyo. Ariko ubundi igitekerezo nyamukuru cyazanywe na nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo bigende bite, kugira ngo habeho kubitsa no kuguriza umwarimu kandi abasha kujya kwiteza imbere. Si ibyo gusa kandi indi ntego ni ukugira ngo umwarimu yiteze imbere ndetse na sosiyete arimo. Wari ubizi se? Ubundi iyo kimwe mu bintu ishuri rikora ni ukuzamura imibereho y'aho iryo shuri riri. Urumva ko iyo ntego nayo yari ukugira ngo nibura mwarimu aho ari yiteze imbere, ariko n'abari kumwe nawe hafi aho ngaho babone inyungu kuri iryo terambere rye. Imaze guhabwa umugisha rero kuri 24 z'ukwa 11/2009 nibwo iyi koperative yahawe icyangombwa cy'imari yo bita microfinance license. Ubwo bene noneho iremera no gukora nk'ikigo cy'imari ciriritse, ubundi iratangira. Noneho ntabwo byarangiriye aho, haje n'ikindi kigo gishinzwe amakoperative yo bita Rwanda Cooperative Agency RCA. Iyo ngiyo nayo yaraje nayo iraza iha ibyo bita icyemezo cyemera gukora nka koperative. Icyo cyatanzwe ku itariki 13 z'ukwa 2010, ubundi itangira gukora nk'ikigo cy'imari. Ariko none reka turebe ngo ubundi intego nyamukuru, kugira ngo tuze gusubiza wa muntu tubanje kumenya icyo yari igamije. Icyambere ni uko ari koperative yo kubitsa no kuguriza abarimu b'Abanyarwanda. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni uko igamije ni uguteza imbere imibereho y'umwarimu nk'uko nabivuze, ndetse no kugira uruhare mu iterambere rya sosiyete abarizwamo. Icya gatatu noneho ni igitekerezo kinini nababwiraho ni uko iki gitekerezo cyiza cyazanywe na perezida wa repubulika nk'uko nabibabwiye. Ikindi kiraje inshinga iyi koperative n'ahangaha ngo tuganire ni ukubitsa no gutanga inguzanyo kandi ku nyungu iboneye abanyamuryango, ku nyungu iboneye, ku nyungu idashobora kugora buri umwe wese, ku nyungu itazateza ikibazo ku bafashe ya nguzanyo. Noneho reka dutange dusubize wa muntu wibaza ngo habura iki cyangwa se hakorwa iki kugira ngo iyi koperative yongere amafaranga abanyamuryango bayo babone. Hakorwa iki? Icyambere ni uko iyi koperative ni iy'abanyamuryango, ni koperative. Noneho kugira ngo amafaranga yiyongere twihuse tudagiye mu bintu byinshi, kubera ko ari abanyamuryango, hari ibintu babasha kutubwira byabaho cyangwa se icyakorwa kugira ngo inguzanyo izamuke, kubera ko ari koperative y'abanyamuryango. Icyambere, kugira ngo iyi sako yongere ubushobozi bwo gutanga inguzanyo igomba kugira kongera igishoro, iyo bita capital base. Igishoro cyayo kigomba kongerwa. Noneho ikibazo ni ukuvuga ngo igishoro cyongerwa nande? Ikindi cya kabiri ni ukongera imigabane y'abanyamuryango bashora muri kongera imigabane y'abanyamuryango bashora muri sako. Kongera imigabane, ahangaha rero niho ruzingiye, kongera imigabane, kubera ko ari koperative. Kandi kwitwa koperative ni uko hari abanyamuryango n'abarimu ndetse bakaba n'abakiriya icyarimwe. Niyo mpamvu bavuga ngo kongera imigabane, umugabane, kubera ko n'undi iyo amafaranga anyuzwamo bavanaho umugabane wa buri mwarimu. Noneho rero kugira ngo batubwireho kugira ngo ya nyungu kugira ngo ya nguzanyo yiyongere, nuko nibura umunyamuryango agomba kuba afiteho amafaranga runaka. Noneho kugira ngo rero azabone amafaranga menshi y'inguzanyo, nuko agomba kuba afite umugabane uri hejuru. Ibyo rero icyo ni ikintu cya kabiri mwarimu sako yakora kugira ngo iyo nguzanyo yiyongere. Ikindi cya gatatu ni ugushishikariza abanyamuryango kongera ubwizigame. Ubwizigame bw'abanyamuryango buba bugomba kwiyongera.
Ikindi ni ukongera abanyamuryango bafite ubushobozi bwo kuzigama, mbese amafaranga yo kugira ngo ibe banke inyuzwaho amafaranga, noneho ibe na koperative ibitswaho amafaranga kugira ngo amafaranga abashe kwiyongera. Ahubwo noneho reka turebe buri ngingo icyo imaze kugira ngo nibura uwatubajije abashe kubyumva neza kandi asobanukirwa. Ibindi Deje wa Sako nawe azabisubiza kubera ko nawe aba afiteho byinshi kuturusha. Batubwira ko kongera ubwizigame bw'abanyamuryango bituma Sako nibura igira amafaranga menshi ashobora gukoreshwa mu kwishyura no gutanga inguzanyo. Ubwizigame numara kwiyongera bwongerewe bituma ya Sako, ya koperative yanyu igira amafaranga menshi, bityo noneho ya nguzanyo ikiyongera. Ahubwo noneho se ikibazo ni iki? Ubwizigame burashoboka ko bwakongerwa kubera ko noneho ubwo wenda igitangira ubwizigame hari ubwizigame bashyizeho, noneho ubwo hakirimo ibibazo by'uko noneho yanguzanye idahagije, ese birashoboka ko ubwizigame bwazamurwa cyangwa se hari ubundi buryo Sako ubwayo yakoresha kugira ngo ubwizigame bwiyongere? Ariko ubwizigame bugomba kuva mu banyamuryango kubera ko nabo ni abafatanyabikorwa. Akandi kantu batubwira katuma ya nguzanyo izamuka ni ukunoza uburyo bwo kwishyuza inguzanyo. Ngo hari abantu baguza, yamara kuguza yayabariye neza, yayapangiye, agahita acaho akarenga neza akambuka. Icyo gihe rero ya Sako izasigara mu kaga, ndetse bitume na ba bandi basigaye abateye ibibazo kubera ko niba dufata urugero ari nk'abantu nk'icumi cyangwa se igihumbi bariganije bakagenda, wenda buri wese yagiye afata nka miliyoni nk'eshatu, ayo mafaranga ni menshi, bizatuma noneho ubwo hazasigaramo icyuho, binatume noneho gutanga inguzanyo bigabanuka. Kimwe mu bintu iyi koperative yitaho ni ukwirinda ko habaho gusenyuka, yego, kubera ko ibigomba kureba ngo amafaranga agurizwa n'ayinjira bimeze bite, hakabaho kubaransinga, hakabaho kuringaniza kugira ngo hataza kubamo ikintu cyo kuba hazamo icyuho. Rero iyo umuntu agujije yamara kuguza akanyaru akahita yigendera, bizatuma n'aba bandi basigaye batabona amahirwe yo kubabona amafaranga. Niyo mpamvu bashyiraho ingamba ngo wowe niba ugujije shaka abantu, abo bantu rero of course baba bakwizeye. Iyo bakwizeye rero nta mpamvu yo kutabikora, cyane ko nyine baba bafatwa nk'abanyamuryango, abari abantu muri kumwe umunsi ku munsi. Noneho rero iyo ugujije ugahita ugenda, ubasigira ibibazo. Babandi usigiye ibibazo nabo ntibashobora kuzabona ya mafaranga ngo bakeneye, kubera ko uzaba warashyizemo icyuho. Urumva ko nabyo ako kantu ko kunoza imyishyurize nako kari mu byatuma ya nguzanyo izamuka. Ikindi ni ukugabanya inguzanyo mbi, iyo bita non performing loan, za nguzanyo zitunguka. Izo ngizo nazo ngo bagomba kuzigabanya kugira ngo ya nguzanyo izamuke. Akandi kantu batubwira ni ukongera imari shingiro n'inyungu Sako ibona. Ariko urumva inyungu ziboneka iyo abanyamuryango babyitwayemo neza. Wa wundi wagujije akazishyura ya mafaranga neza nta mbogamizi ateje. Ariko iyo umwe agujije undi akaguza noneho ntibishyure neza, biteza igihombo. Iyo biteje igihombo rero nta mahirwe y'uko ba banyamuryango bandi bazabona ibyo bifuza, kandi gahunda ni ukugira ngo nibura umunyamuryango abone ibyo yifuza kandi bimugirire umumaro. Nk'uko nabibabwiye, uko biri kose hari ingamba, icyo kongera, ariko hari n'akandi nibagiwe
kandi nibagiwe no gukoresha neza amafaranga sako ifite. Ya mafaranga y'abanyamuryango bashyizemo noneho hakabaho management nyayo, amafaranga agakoreshwa neza kugira ngo hataza kugwa mu gihombo. Noneho kugira ngo noneho wa muntu watubajije nawe noneho abashe gusubizwa neza bya nyabyo. Nabwiye ko ibindi abandi badukurikiye nabo bazageze gutanga ibitekerezo. Hari bimwe mu bikorwa Mwarimu Sacco yagiye ikora kugira ngo nibura ibashe kuba yazamura ya mafaranga nshingiro cyangwa se wa mugabane shingiro cyangwa se kuba yazamura amafaranga aboneka mu Mwarimu Sacco. Icya mbere cyakozwe ni ukugira ngo kubera ko ni ukwishyura amafaranga y'ishuri binyuze mu Mwarimu Sacco. Ngira ngo biroroshye ko ubu ngubu umubyeyi nabyo nuba twarabikoze ikiganiro tuvuga ngo ntabwo bikiri ngombwa ko umubyeyi afata urugendo. Ibyo byo twarabiganiye tubona n'ababyeyi batubwiraga imbogamizi z'uko umwana yagendaga amafaranga akayata. Si ibyo gusa, nibwo yageraga ku ishuri akaba bayamwiba cyangwa se nawe akaba yagira inzara akayarya akavuga ati reka nirireho bibiri nta kibazo. Ibyo byose twagiye tubiganira. Hari uburyo rero bwatuma Sacco ikomeza kuzamura amafaranga. Harimo kwishyura amafaranga y'ishuri binyujwe mu Mwarimu Sacco. Icyo nacyo kirakorwa. Nibura ugakanda *182*3*10*1 kode y'umunyeshuri ubundi ugakurikiza amabwiriza. Icyo gihe bizatuma amafaranga anyuzwa mu Mwarimu Sacco aba menshi, noneho bitume n'aba banyamuryango babasha kugiraho inyungu, kuko hazaba habonetse nibura ayiyongera kuri yandi abanyamuryango baba bashyizemo. Ukamenya ko urumva ko kari mu byatuma ya nguzanyo yiyongera. Ahubwo igisigaye none ni ukumenya ngo mobilization ikorwa ese ibigo byose iyi gahunda birayumva kugira ngo nibura iyi koperative ikomeze kongera ubushobozi. Ubwo buryo bw'*182*3*10*1 student code gukurikiza amabwiriza ni uburyo bwa public school. Public school yo ukanda *182*3*10*1 kode y'umunyeshuri ugakurikiza amabwiriza. Aho ngaho ni kuri public. Urumva ko nibura ibigo byose bya leta binyujije amafaranga hari uburyo ko hari icyizere cy'uko amafaranga yakiyongera, noneho na babanyamuryango bakagira gute bakagenda babonaho ati bikorwa biti ngo aya mafaranga yageze kuri Mwarimu Sacco. Ariko hari uduce duke bagenda bakata iyo kohereza. Utwo rero nitwo twiyongera, nitwo twiyegeranya tukagira umumaro ya Sacco. Noneho anyuzwa ku ishuri, anyuzwa kuri Sacco agahita ajya ku kigo cy'ishuri. Ariko basi urumva ko nibura muri ya minsi, muri icyo gihe iyo transaction ziri gukorwa hari icyo byakongera. Ikindi uyo noneho iyo ari prive byo bakoresha urubuto e-payment system. Nayo ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje iyi gahunda y'Umwarimu Sacco. Ubwo izo zose ni inzira zagenda zifasha kuba nibura ya capital yakiyongera, kuba bwa bwizigame bwakiyongera, kuba bwa bushobozi bwa Sacco bwakiyongera, no bigatuma n'abanyamuryango batakomeza kujya guhangayika. Kimwe mu bintu bigorana no kubyumva ni ukongera ubwizigame. Kubera ko ubwizigame uko ari koperative, abanyamuryango byasaba ko buri wese hari percentage atanga muri savings ze kugira ngo yanguzanye yiyongere. Ariko si ikibazo kiri aho ngaho, birashoboka. Ese hakorwa iki? Ariko urumva ko nibura turebye mu nguni zose icyatuma iyi serivisi igenda neza, icyatuma iyi koperative igenda neza, icyatuma iyi koperative itera imbere, urumva uko biri kose ko habayeho gutekereza uburyo bworoshye. Hariho n'izindi za mobile banking, hariho e-cash, hariho n'ibindi byose. Wakishyura amazi, wakishyura umuriro, wakishyura tagisi, ibindi byose urumva ko nibura harimo ibyanogejwe. Ahubwo no haracyabura kugira ngo iyo nguzanyo yiyongere. Rero mu ijambo rimwe, kugira ngo inguzanyo yiyongere biri mu maboko, biri mu bushobozi bw'abanyamuryango. Ngo nubwo bigoye kubyumva no kubishyira mu bikorwa, icyo gikemutse umunyamuryango akavuga ati twebwe noneho twemeye
wenda ku bwizigame bwacu bwiyongera bukava wenda kuri 5 bukagera nko ku 9 n'urugero, ibyo urumva ko byateye, ariko se no birashoboka. Aho niho ruzingiye. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza kandi Imana y'u Rwanda ihorane namwe.